jewe ntago ibi bintu nubwo ari Kenisol bivuze bigafata intera ndende nje nabivuze kera hari umumanaja wo mu Rwanda twigeze kugirana icyo kibazo nsa no kubivuga no mu biganiro bye bitandukanye nyine abahanzi bose kuko bateganyaga ko ngo umuvuzeho ngo wabura ngo akazi bagira ngo biba birebire urabyibuka ngira ngo icyo gihe waravuze muyoboke icyo gihe ari muyoboke buri impamvu ubona abahanzi bakuze cyane bo mu minsi yashize bacecetse nuko byo kuvuga nabyo abo David Bayingana siko ari umuntu genzi ko yavugaga urubuga rw'imikino atepa ngo bigeze ngo amaboga ari ngo agenda mu kibenzi cy'umukara maniga tuzaserera mpaka n'uyu utazayama nzajya nkwanonsa yitwa Aristide every interview mu gihe utaramariye amafaranga ariko niko tumbwira ngo utumiye umuhanzi ngo uramwishyura kuri mobile money uzabarisha iyo mbwira inyuma yawe bihorera nabariye se ko nanjye ndimo mu gihe Aristide utaramariye amafaranga nzakuvuga mpaka ukibona iriya statement ya Kenisol wumvise umeze ute nahise muhamagara directement ahita mbwira ukuntu deal uzagenze mpita nsanga iyo deal imeze nk'izukuntu n'ubundi zari zimeze ndabwira ati attention ibyo bintu ni uko babikora ubundi urajya kunjyana ngo barangije barajya kumuharabika ngo yabuze Hennessy ni performance imeze ite mani nje ibi bintu nabitangiye kubivuga kera nje ndakubita show 8 mu cyumweru hari niza mu gitondo nakoraga urumva bakakubwira ngo ujya Nyagatare ukamanuka ngo niwo ufungura expo gakubita bakishyura rebo ayo mafaranga yakusanwa bajyanye Melody Kampala AMAG wojyanya Rutsiro nkagenda nkakubita amafaranga yawe akaza Urban Boys na Iyanya nje ngaza biti ngo kora indirimbo nkiyanje ngakoranya Nyabarongo nambaye ibibote no way naravuze ni ibi bintu nzikorera ninshaka mbona igihumbi ariko mbeho bivuze iki ni cyagihe bavuga ngo byabyana byiyemeza icyo kintu kiveho nta muhanzi munini nta muhanzi muto twese turi gushaka amaramuko nta munyamakuru munini nta n'umuto cyane sibyo icyambere si inkuru rwose uyu ntiyinjira twese ni 5D Mark Quat ni microphone marike ni zimwe aho tugiye ni hamwe urambwira ngo kuko ngo wizi Butare ngo we ngo vaho ibyo bintu bigomba gucika ni nk'ikizavamo we Philip Nyabugogo kwa Mutangana uri kuririmbira abantu 50 nyuma y'iminota 5 babaye 100 babaye 200 musa ngo byanze ngo ahubwo se ngo na 5 wandushaho ngo twishyure ka kabira none se bari abantu bari hari ngo nyine byahise byanga bavuga gakesha kugira ngo agukinira indirimbo cyangwa azagushakira indi event ugaca bugufi ukareba moyo baguferisise gasigana icyatanu kikugeza Kanombe izo nizo mbogamizi zatumaga umuntu nagatekereza uyu muntu nta n'ubumuntu wenda afite hashira iminsi kujya ko umusa arande haboro nabonye ngo ariko ho bishobora gucamo uvuga uti ndahazukira tu wenda mbere byarapfuye Musanze ho nagiye hari umuntu wanjyanye mbona ndi kuririmbira abakobwa gusa ndabaze naririmbye muri fawo
uzi ukuntu yambwiye tugiye gutaha twari mu modoka ya Dudu ngo biriya byuki ari wowe ntago wabyinjiza for free mani nagiye kwigobotora bino bintu ngo icyana ngo cyazaga hari umunyamakuru wasuye Papa de Ben mani uriya musenzi reka nkubwize ukuri naramugaye ngira ngo nanjye nsura warabibonaga ngo zana umugore n'umwana babita ririmbiye indirimbo mama babita ririmbiye wambajije ibyo bintu mani biriya bintu ni ukumenasa umuntu urumva hari privacy umuntu agomba kugira reka nkubaze nkawe kiriya kintu kikubaye wakora iki nahita ndega kiriya gicucu Right, JALAS Official TV reka tubasuhuze tubifurize kugira ibihe byiza cyane twizere ko mumeze neza cyane. Yes, ngira ngo mwamubonye kandi muramumenyereye dukunze kuganira kenshi na kenshi iyo tumufatishije sanore ziragwira yitwa AMAG the Black. AMAG uraho neza muraho jara hayaciye magaye yashizagahe gato ariko abadapfuye barahura umunsi nagusuye ndavuga nti reka nkuganirize ntabwo nagenda n'uburi ntakuganirije nubwo bwose tuba twagiranye izindi gahunda ntabwo nagenda utaduhaye abiri ariko mwagiye muyavuga uvuze abiri ko abantu bumva byinshi buri wese kubera ibitekerezo bye ahitekereza abiri ni make hari utekereza amagambo abiri hari utekereza amapura abiri bitewe n'inzara afite hari utekereza amacupa abiri hari utekereza byandi byo mu migina abiri ni ibintu nyine utamenya ibyo ari byo ntacyo reka wowe uduhabiriye amagambo ariko nta kibazo ntabwo ndi bugutinze cyane nuko n'ubundi urabizi ko ntabwo gahunda ya interview nini cyane kandi dufitanye ariko nabonye saga iri hanze ahangaha ariko nk'umuhanzi munini umuhanzi umaze igihe wanyuze muri byinshi bitandukanye wagiye uca amarenga mu biganiro bimwe na bimwe ukavuga rimwe na rimwe ukavuga n'abantu ukanamenshoninga so byongeye kubyuka niko nabivuga ariko bibyutswa n'abitwa ko bari mu kiragano gishya impamvu uvuze gutyo nuko ni saga yuririye kuri Kenisol ariko abateye comment barimo Juno Kizigenza abahanzi basa nkaho ari bakuru ntabwo benshi bavuze kuri iki kintu nabonye hari n'abatangiye kuba blaminga bati ngira nka tweet ya Yago yanditse ati abahanzi birengagije ikintu nkaho bigize nkaho ntacyo kibabwiye ndakuzi nka AMAG the Black niyo mpamvu nifuje ko tuganira ufite experience nini wenda ntazi niba ushobora kuza kutwemera kudusangiza ariko nzi neza ko ibi bintu hari icyo biziho ubundi iki kintu kijyanye no kuba abahanzi batangiye noneho kwirekura bakavuga ni ikintu wowe usanzwe uzi ko kiriho cyo kuvuga ngo abantu n'abakomisiyoneri ikintu cyo guhanganisha abantu njyewe ntago usa nk'ufata mikoro neza udusobanurire njyewe ntago ibi bintu nubwo ari Kenisol bivuze bigafata intera ndende njyewe nabivuze kera hari umumanajya wo mu Rwanda twigeze kugirana icyo kibazo nsa no kubivuga no mu biganiro bye bitandukanye nyine abahanzi bose kuko bateganyaga ko ngo umuvuzeho ngo wabura ngo akazi bagira ngo baryumaho njyewe ndavuga wapi sinzaripfana ndabivuga bampamagara no mu biganiro ndababwira ati ariko ibyo bintu byo gufata umuntu ukaba kumushakira akazi ugahita wigirana manajya we cyangwa se kumukubaza ugahita wigira manajya we bifata nk'ubukomisiyoneri biba birebire urabyibuka ngira ngo icyo gihe waravuze muyoboke icyo gihe ari muyoboke kuko ndibuka ko kuri radio 10 muri 10 to night
akambwira ngo amaji ngo witonde ngo wowe ibiki n'ibiki. Nkibaza umunyamakuru uri kohereza umuntu icyo kiganiro, je kumva bagiye kunzimya ibiki. Oya uri kubizimiza n'ubundi No, ariko warabivuze n'ubundi kuko wamaze kubivuga ntekereza ko atari byari live. Yes, ibyo wavuze ari live. Muyoboke Alex Muyoboke tumuzi nka manager w'abahanzi batandukanye mu Rwanda. Alex Muyoboke ni umuntu wahirimbaniye, wagaragaje ko abahanzi nyarwanda bashobora gukora. Yego, turi kumwe. Ariko kuba abahanzi bashobora kuba bakora, yabikuye kuri step imwe, abyereka nuko ibyo bintu bishoboka. Bivuze iki rero? Tubigereranye weda n'ibintu by'inzu. Umuntu bamwita Cagwa ngo Tupac. Umuntu waranze ikibanza ko aho hantu inzu ushobora kuhubaka, yego, ntibivuze ko ari ugomba kuyibamo. Yego, ubwo ukabigereranya gute se n'ibyo bya Muyoboke? Muyoboke ashobora kuza akavuga ngo umuhanzi uyu n'uyu abakoreye ibi bintu byavamo. Yego, yego, urumva. Ariko yagakwiye kuba kumenya ko n'uwo muhanzi nyuma yo gukora icyo kintu afite ubuzima buri inyuma yo kuba yaperforminga, yakwamamariza ibikorwa runaka. Sibyo? None se ari uwaranze inzu n'uyibamo, wagakwiye kubona amafaranga menshi n'uwo n'uwayiguze. Waranze ikibanza n'uwaguze inzu, ninde ugomba kubona amafaranga menshi? Ibyo byose ni nyirinzu. Nyirinzu ni umuhanzi, talent. Amajoro turara muri studio ntago bariya sinzi ikintu cyitwa management ukuntu abantu bagifata. Noneho hakaba abo bita ba Kinoni, bigize bakanyamugi, bamenye bashaka noneho guprofitira mu kavuyo, kuko babuze ukuntu abantu bagera kuri wa muhanzi bamubaza nimero ze, bagahita bigira manager wabo. Agahita diringa. Tuvuge nimba ibyo ngibyo kuko nabyo birahari. Company runaka hari ukuntu umuntu adiringa akavuga ati mu mpaya nzamubazanira. Uyo ni uwanjye dusanzwe dukorana, kandi adakina n'indirimbo zawe kuri radio station akorera. Uri kumva? Agahita noneho anagoragoza ati ariko se buriya mbazaniye uyu tukare kuriya ko ari ukunzwe ntago aribyo byaba byiza. Agahita yica n'isoko ryawe. Noneho umukiro uri serious arakubwira ati no nkeneye uwo twakonfirimye. Nukuvuga ngo uwo muntu w'umukomisiyoneri urimo hagati nta kindi kintu aba agomba gukora uretse guhamagara amaji akamubwira ngo amaji, hari deal mbonye narayitigise igihe kirekire, ntunenguye hagaye kwijana, kandi ubwo bamusabye namba, wagahita yinjira nawe muri deal. Ati wenda azajya kuririmba muri Australia, niyo agiye gukatisha amatike niyijyamo murajyana. Izo kesi se suzi adatazana ku baking ntago wamusiga, bayaguhe ntumuzungu, urumva. So rero ibyo bintu byagiye bigaragara cyane. Buri impamvu ubona abahanzi bakuze cyane bo mu minsi yashize, ariko na n'ubu nta muhanzi ubundi usaza, niko nabivuga, bacecetse. Nuko byo kuvuga nabyo akubwiye wakumirwa. Ubu ngewe umuhanzi bacyara ndi kwifata nk'injajwa, ariko injajwa ivuga ibyabaye true. Uravuga uti ibyabaye true. Ni ibiki byakubayeho rero kugira gushwari na Muyoboke? Ari yunze
Muyoboke ni inshuti yanjye cyane. Okay. Ariko nyine icyo gihe impamvu ahubwo badatumira abahanzi ba kera niye. Ntabwo wakongera kumukina iriya mikino. Mwararakaye. None se nkirasaga y'umuntu nabonye ngo wagiye ngo kugwatiriza telefone yazinzanaho. Wabigenza utesama. Tuvuge uri Kenisoro. Kira gihe bikagenda kuri wabigenza. Hagera rwose utanzunze home. Wapi kabisa. Biriya rero nibyo byatubagaho. Mu gaceceka ariko. Kuko wavuga ngo indirimbo ze ntago tuzongera kuzikina. Wavuga uti hari guma bazatora ejo bundi ntago tuzamutora. Ubu ibyo ntabigihari. Mbere habagaho giti. Ahubwo ubu ngubu abanyamakuru basigaye batanga giti. Ibintu byasubiye urudubi. Ndakubwiza ukuri. Nagaruka kwiyemera. Uvuze ngakebo kagiye wamugarura. Ubu ngubu mbere uziko buriya nka Keni buriya bari kera ni avance ntayo yari kubona. Yari gutangamo make ahubwo ngo ahagaragare. Twagiye dupesa ngo badushyire muri show. Ariko uziko ugiye gususurutsa abantu abafana wakoreye ukanishyura. Aribo bagakwiye kukwishyura. Nose ama utararengaho. Wavuze uti Muyoboke we byarakemutse nta kibazo. Muyoboke nta kibazo. Ariko ibyo byose ariko Muyoboke twemere ko ari umwe mu bantu bafashije industry. Yego. Nyarwanda akwiye no kubishimirwa. Abandi baje bamushishura. Man, teke nkubwiza ukuri. Nari muvuze. Umutipe wandirimbishije muri basket kuri Petit Stade. Nejo bundi twarahuye kwa Yongwe. Ari wende atepe ngo bigize ngo amaboga ari ngo agenda mu kibenzi cy'umukara. Maniga tuzaserera mpaka n'uyu utazayama nzajya nkwanonsa yitwa Aristide. Every interview mu gihe utaramariye amafaranga yo mu bihumbi 2018 men murahura ngo ibyo bintu na Padira marabizi bose barabizi na ba Melody barabizi n'abantu twakoranye muri stade barabizi kandi ayo mafaranga yarayabonye. So no kuvuga ngo wemeranya na Irene muri ndahabi wanditse ati mwigire kuri Bubu niwe umuntu wenyine dufite muri no ntuzi. Ya n'umusaza tubyemera. Abandi basigaye bose rwose ngo bafite ukuntu bari abanyamanyanga. Wari wumva se? Kandi nkunda kubona ari nawe mukorana wowe. Njewe Bubu turakorana kandi nta kibazo cye. Kandi ibintu biba bimeze ngo nukuvuga ngo muri no game harimo ariko nigutumbwira ngo utumiye umuhanzi ngo uramwishyura kuri mobile money uzabarisha iyo mugiri inyuma yawe bihorera. Nabariye se ko nanjye ndimo tujya gukoresha izaza kuyiherekanya. Urumva mu gihe Aristide utarampariye amafaranga nzakuvuga mpaka. Namusanze muri Kina Music ndabimubwira. Musanga muri Demeni ndayimubwira. Nzabimubwira mpaka. Nose arakanunu ufite ko yariye. None se urambwira ko ari muri basketball ni volleyball kuri Petit Stade abo twarimbanye abandi barahembwe. Wowe nturabona yawe nashaka zayagumane nzajya nyavugira wenda bishiremo. Aristide ugenda muri benzi y'umukara badirama yagendagamo. Uwo nguwo ejo bundi namubonanye na wa muniga bari kumwe twakoranye muri Ebola ninde uw'igisenyi Seno bari kumwe na Seno wowe ibyo urabizi. Sibyo ndabareba ndababwira nisha ntari ibya Seno twabibaza Sendere. Oya Seno turuganiza ariko bariya batipe shaho ko makirakira kakimeze kuri abajye babyihorera kabisa. Ariko se asamba bira bintu buratari ubusamba ni byo rero biri kujya hanze. No reba Aristide na Seno none paritse uruhande rwabo barambwira ngo nkure imodoka. Ndababwira ni imodoka yanjye yapfuye ntegereza umukanishi. Basubira inyuma baragikata bahita biruka. Avuga ni ntaribi nzabavuga mpaka.
cyambere nuko njyewe nta kintu na kimwe ushobora kunkorera ngo nceceka aho ngaho. Rero nibyo Kenisol yatangije njye narabibanje nkabitangira uwumwe abantu bagakomeza kubipfukirana babipfukirana baraba ni nkaho borose wabyukaga. Ukibona iriya statement ya Kenisol wumvise umeze ute? Nahise muhamagara directement ahita mbwira ukuntu deal uzagenze, mpita nsanga iyo deal imeze nk'izukuntu n'ubundi zari zimeze. Ndababwira ati attention, ibyo bintu ni uko babikora. Ubundi urajya kunjyana ngo barangije barajya kumuharabika ngo yabuze Hennessy. Hennessy ni performance imeze ite? Ni Davis D siwe warimbye Hennessy. Cyeka nimba ari kuyikoresha kuri stage ayifite. Man bubaha abantu. Ngo muhereze ngo umumitsingi butatu bune. Ubundi sumuhereza ubuyoga n'inda mu ibyo no kubeshyera umuhanzi kugira ngo bumve ko ubundi bafashe ko abahanzi bakoresha ibintu banywa ari byo bituma baririmba. No way. Ibyo nuguharabika abantu. None se yaje gusinda yaje kuririmba. None se ibyo bintu bindi bajyaye nese baramwishyuye ntibamwishyuye. Nusi yarimba gute? Ikindi numvishe ngo hari abantu banze ngo ko barambwiye ariko nibyo numva nimwe mu byirwa mubivuga. Ngo harimo abakinnyi benshi. Yego. Kwambaye n'amabadge ya midi. Narabyumvishe. Ngo Haruna yari yambaye midi ya pe. Midi. Ari jewe ndabaragiye no muri midi ntiwabimenya. Ikindi ngo igitaramo ngo cyagiye kwakirwa ngo n'umuntu ngo perezida w'abafana bareyo. No se why not? So the Ben yakibira perezida w'abafana bareyo umwanya w'abanyamakuru. Bitwaye iki? Cyambere yaririmbye neza, yaririmbye ibintu byiza, yakoze ibyo yagombaga gukora. Wenda tutararenga aho ngaho gatoya mbere yuko wenda tunava cyane kuri no konseri kuko ni byinshi cyane byayivuzweho. Konseri yagenze neza. Oya buretse gatoya ntabwo ngiye kuri konseri nyirizina. Ni ikintu cyabaye mbere ya konseri gatoya ariko nawe gishobora kukubaho nk'umuhanzi. Nubwo bwose nta kikwifuriza. Cyo kutaririmbamo. Oya. Hari umunyamakuru wasuye Papa de Ben. Man uramusenzi reka nkubwize ukuri. Jara. Kuvugisha ukuri ntago byishe umutumirara. Nabonye munaziranyeho. Yes. Turi muri showbiz. Yego. Ariko ntago ababyeyi bacu bari muri showbiz. Abana bacu ni bari muri showbiz. Abagore bacu bashaka kujya muri showbiz nibo babijyamo. Sinumva ukuntu umuntu yataka umuryango w'umuntu. Naramugaye ngira ngo nanjye nsura warabibonaga ngo zana umugore n'umwana. Babitaririmbiye ndiri. Mama babitaririmbiye. Wambajije ibyo bintu. Man biriya bintu nukumenasa umuntu. Urumva? Hari privacy umuntu agomba kugira. Reka nkubaze nkawe. Kira kintu kikubaye wakora iki? Nahita ndega kira gicucu. Kuriya nukwinjirira umuntu. Nisebanya. Iyo nzana wenda mu buryo bwa gihanzi bira bintu bishobora kugira ingaruka ki ku muhanzi ufite nk'igitaramo. Man bira bintu nta hantu bihuriye n'ubuhanzi. Bira n'ubugome. Bira nta mpamvu nta burenganzira ufite bwo kugenda kere kuyimukoresheje nk'umuntu bisanzwe. Ariko ugaruramo izina umuntu yavunikiye mani yikubita Tanzania state ugashaka urumva. Uriya mutipe njyewe nari nzi ko agira blague. Urambwira ngo nzana umugore wanjye. Wese ko atazanye nyina akore ibyo namubajije. Naramubonye ko atazanye umugore wese. Turi muri showbiz twenye mwijya kujya mu miryango y'abantu kujya mu ariko icyo kintu nicyo. Yes.
jara hari igihe umuntu azahemukira undi mu mikino umenye ko bura nimba avuze ku muntu afite famiye itaririye gusa ndende, afite famiye itari niyo mu muziki, afite ni famiye ba Jean Paul si umuzi Jean Paul photographe Shanipi Shanipi ntabwo uzi ko ari imfubyi ya Ben cyagiye yarajya aravuga ngo turi imfubyi kubera ko baramukunze baramufana. Uriya muntu DJ Bob azagira ikintu amuvugaho. Nimba turi gushaka views zishakire kuri JALAS, kuri AMAG, kuri mwe mu bahanzi uzishakira mu muryango w'umuntu. Biriya ni ukumumenasa. Ntacyo bayamubaza nuko bikomeye. Nari ngiye kumubwira nk'umubyeyi w'umuntu azasura wande reka tubyiwe biriya bigaragaza ko ingaruka zikomeye abikoze bigaragara ko ari ibintu bimeze nko gushaka amaramuko mu buryo wenda utatekerejeho, ariko nabonye ikiganiro yanagikuyeho. Kuki yagikuyeho? Franchement tuvugishije ukuri turi abantu imyidagaduro, ngira ngo kwidagadura sizi icyo bivuze, yakoze ibintu bidakorwa, yigaye ntayo mubwiye. Hari n'undi wakoresheje papa wa Nizoka Bose ndamwibuka nawe uramuzi. Bino bintu uriya we yarari hejuru cyane niwe n'udembe kubera tuze nizo yibutse interview yihorere. Ibyo rero ni ibintu bimeze nabi Imana batubabarire, ariko byo wamuganiye oya AMAG uzaza umbaza ibintu ushatse, umbaza ibiki n'ibiki. Ntekereza ko umubyeyi wawe wifuje ko azamwitangazamakuru niwe wabihitamo, ashobora kuba ari we cyangwa njye. Yego, kandi nawe ntiyariza amatambajije aje kukuvugaho none. So rero bamenye ko rwose reka twikomereze reka twikomereze cyo ku bindi bigiye bitandukanye. Yego, mve kuri ibyo bintu byo umunyamakuru nabonye musa nk'abaziranyeho. No yaraje arambwira ngo arashaka ko mu kiganiro ndakimwemerera. Akigera hano ikintu hisa mbaza ngo nzana umwana n'umugore. Umwana wanjye uramuzana muri aba bantu ni ukuri ko Imana abantu bari kubikora bitari kinyamwuga bikosora. Sawa, reka njye ku bindi wenda nkubaze n'ibindi bigiye bitandukanye. Njyewe ndavuga kuri Keniso, biriya bintu bahanzi namwe muri kuza mumenye ko hano harimo imiswa, harimo abantu man ntushobora kumbwira buryo ki kereka umuntu ufite ibitekerezo bya danje. None se ama reka nkubwire, iyo uri seriye uba seriye, iyo uri fake bagufata kuri fake nyine n'ubundi. Abahanzi ba kiriya gihe babaye serious, bateye imbere. Abahanzi bakomeje kugendera mu kwaha kwabo basenzi, still bari hasi kandi barakunzwe. Ndabikubwiye, iyo ntaza kwigobotora bariya abantu wa mugabo byiwe uraririmba ngo baguhaye Jameson babita arayinywaho, irishyura inzu, irishyura imyenda, irajyana muri studio. kandi koko hari igihe mwaririmbiraga inzoga kandi bishyuye umuntu 500 ngo icarari yango hari icupa. Iryo cupa nicyo kibazo. Icupa ry'iki ni ikibazo, ni ikibazo kabisa. Yo ni people kurari ira people. Urumva dukomeza ibyo bintu rero byo kumbwira ngo uramereza ngo cyangwa ngo turaguha ngo turakugurira ka essence iranywa imodoka. Njyewe watwaye iyo modoka
mbese ngo turakugurira agafanta. Ninde wakubwiye ko ngufata wenda ndwaye diabete? mbese ukuvuga kuri za diru zidasobanutse Mani, harimo agasoda. Agasoda se nge mama mbwira amafaranga. Ibyo by'udusoda no. Nyimara kubimenya rero. Ase mbabwira ntisha. Nawe ahubwo baguha agasoda aho wicaye. None nabikubwiraga warafashe amafaranga y'umukire umubwira kuri bunzane warampendahendaga. Tira amajiburi yango kugira ngo umuntu azamuke kuzareba muri Nigeria. Njyewe ndi Nigeria njyewe. Ngiya nyanga ukuntu byagiye bigenda mbwira ibintu by'amafaranga muri Nigeria. Nk'amagi. Urumva man. So ubwo rero ubu gahunda bakuru muri showbiz baza umuntu ubwo gahunda nyine icyo mvuga abo bantu ni generation iri mu bagufashije. Yego nanjye nafashije. Nose nimba baramerezaga amafaranga mu gitaramo 300,000 ukamatarani za transport ugatwara umugore wawe ntiyaryagamo niya mwakoraga anniversaire mukazifeta mukadutumira ngo tuze ngo turebe ngo umwana wanyu yavutse. Twakubaye yose. Nta muntu muri aba batipe bategura bino bitaramo uguhamagara atagufiteho profit. Yabonye atari buyaguhe arakureka. Arakwihorera kareba utarasobanukirwa. Honga Kenisori yambwiye kura amaje kwamburwa inshuro 1 2 3 4 5. Ariko ubwo yasobanukiwe fresh komereza papa. Ni atari kabisa. Nanjye ariko ntegura igitaramo. Bundi barakubwira ngo iby'umuswa bizaribwa. Icyo gihe nsora indirimbo yitwa Uruhinja. Ngira ngo batangiye kugura ibibanza. Bamwe akakujyana tubutaka nabuguze kandi nta kandi kazi nzagira. Yafashe ku mafaranga y'umusaza umwe, abasaza kabiri, umusista wundi barabacuruje koko. Ariko umuntu wazanye internet dushaje nawe yarahemutse. Ubundi nka kiriya gihe. Niyo mpamvu rero ndi kukubwira ngo abahanzi bariho ubu ngubu bagakwiye kwisobanukirwa ritararenga izuba. Niyo mpamvu abo ba noteri ako kantu kumva. Undi jara noteri akora iki? Noteri nyine ashyira umukono ku nyandiko cyangwa se ku masezerano hagati y'abantu barenze umwe, cyangwa akanashyira umukono wemeza ko izo nyandiko ari iz'ukuri. Ashobora kunotifiya diplome, ashobora kunotifiya n'ikindi gipapuro gitafite aho gihuriye n'undi muntu. None se noteri wigenga atandukaniye na noteri. Uzi ko ari noteri wigenga. Undi noteri ubwo ari uwo wa leta se. Batandukaniye. Nyine umwe n'uwa leta undi n'uwigenga. Ubwo se numva dutandukanye. Kuki se batabita ba noteri? Ye kumbaza ngo ishuri ri privé ngo n'irya leta mu bitandukanye. Rero urumva ko abahanzi bagakwiye kumenya ikintu cyitwa amasezerano. Kiraje umuntu arakubwira ngo ngwino. Ngo transport ni yanjye ngo uraryunywe. Mu rugo nsize ibiryo ngo turagabana ku matike. Ni nk'ikizavamo we. Philip Nyabugogo kwa Mutangana. Uri kuririmbira abantu 50 nyuma y'iminota 5 babaye 100 babaye 200 ngo musa ngo byanze ngo ahubwo se ngo na 5 wandushaho ngo twishyure ka kabira. Ntago mvuze ko ari Philip ni benshi bagiye babitegura bari mu bantu bategura ama event n'ibice. None se bari abantu bari hari ngo nyine byahise byanga bavuga gake sha kugira ngo agukinira indirimbo cyangwa azagushakira indi event ugaca bugufi ukareba moyo baguferisise gasigana icyatanu kikugeza i Kanombe. Izo nizo mbogamizi zatumaga umuntu nagatekereza uyu muntu nta n'ubumuntu wenda afite. Hashira iminsi ajya ko umusa
arahandi haboro nabonye ngo ariko ho bishobora gucamo uvuga uti ndahazukira tu wenda mbere byarapfuye Musanze ho nagiye hari umuntu wanjyanyeho mbona ndi kuririmbira abakobwa gusa ndabaze naririmbye muri faho ndamubaza none se nakubita nkabona basaza nkavuga ati aha twagafashe uzi ukuntu yambwiye tugiye gutaha twari mu modoka ya Dudu ngo biriya byuki ari wowe ntago wabyinjiza for free mani nagiye kwigobotora bino bintu ngo icyana ngo cyazaga mani urumva ubwo buzima nkamubwira se basi twagera ku birayi basi manukane nk'ibirayi gusa ngo ntago wibuka ibyo nakubwiye mani twarababaye cyane buriya niyo mpamvu rero bano basani bose ubona nta kintu bakubwira utwo n'utuntu duke nkubwiye zahuye bazana ba Washington mani jewe nahuye n'ibintu nabyibuka ahubwo amaci nibutse n'ikintu nibutse usezera muri Super Level ko imwe mu mpamvu watanze waravuze uti ngewe sinakomeza kuba ndi kumwe n'abantu mani ngewe ibi bintu nabitangiye kubivuga kera ngewe ndakubita show 8 mu cyumweru hari n'iza mu gitondo nakoraga urumva bakakubwira ngo ujya Nyagatare ukamanuka ngo niwo ufungura expo ugakubita bakishyura rebo ayo mafaranga yakusanwa bajyanye Melody Kampala amaji wojyanya Rutsiro nkagenda nkakubita amafaranga yawe akaza Urban Boys na Iyanya nje ngabaza bit ngo kora indirimbo nkiyanje ngakoranya barongo nambaye ibibote no way naravuze ni ibi bintu nzikorera ninshaka mbona igihumbi ariko mbeho yego ubwo rero ariko muri izo situation zose muri izo situation zose uri kumva abantu bari kuvugwa muri iyi minsi bari barimo hari abajyanama ba hafi bamwe na bamwe icyo nashaka kubaza wigobotoye ute icyo kintu ko uretse gatoya ko ikintu Juno Kiziyenza yavuze ati ubu bagiye kukugira ishyamba bakuzimye kubera ko yavuze David Bayingana David Bayingana bamuzimye gute nyine ngo bagiye kuza wenda gishyamba bamuhakinge oya nose YouTube nituzireba indirimbo ze oya bavuga bati wenda nk'iyo Power Play se Power Play idafite stage y'imaziki kunyina ntari buririmbe mu gitaramo byo bimaziki oya nyine ariko rose nibyo byose nyine ahubwo nuko kutaboneka mu bitaramo bakavuga bati uyu mumureke manu abahanzi si bakumiriwe mu bitaramo bimwe na bimwe kubera ndimo none se kuri kwigiza nkana nawe se barakuzimye bakugira ishyamba hoya jewe ntago wabishobora ntago ushobora kugira ishyamba ngo bishoboke ariko nicyo nyine uri kukubwira aravuga ati kubuvuza izina ukavuga nk'umuntu nka David Bayingana ntawe navuze oya kuri Kenisoro urumva yarara idoko umujinya yaravuze ati nka David Bayingana wifasha akavuga ati muririmbe cyangwa mubireke yaramutumiye agakora nyine no Kiziyenza aravuga ati ibi bintu ukoze barakugira ishyamba bakuzimye ku buryo Kenisoro nanyorosha ngo spectacular tutabyumva aya ibyo byari bya kera abakivuga ngo sinzagutora muri Guma Guma ngaho ni mu ntore buri hari n'undi muntu nuko ngo yagiye hanze uhe yakoze kwa marutuntu nk'utu kuturi neza ibyo tubireka ariko nta kuzima ubu ngubu we yakoze iki se we n'umunyamakuru n'uwazimyaga abantu cyangwa niki
ari ukuntu abantu biciraga hamwe ngo tuzimye runaka. Yego. Ariko hari n'ukuntu bishyiraga hamwe ngo basapotinge runaka. Ngo dukureho uyu dushyireho uyu. Munkureho. Ndishyiraho. Ubu byarahindutse. Byose ubu nkubaza. Uretse abantu wenda bakunda music yanjye. Uheruka kumva abantu bankina? Oya ni gake. Kiretse nk'umuntu wawe uba ushaka kuyikina bisanzwe. Cyangwa uyukunda. Nawe mbura udajya ushyiramo effort mu gukinwa. Iyo nashyizemo irahagije. Iyo nashyizemo yari iriya. Men. Nje ari abantu bitwa aba subscribers. Ese AMAG abo ngabo mbahereza indirimbo yanjye niyo baba babiri. Enough. Baba bahagije. Aho kujya kugura views, ungiye gukora ibiki n'ibiki, nzenguruka igihugu mvuga ngo nasohoye indirimbo. Nimba utarakoze subscribe kuri channel ya AMAG The Black Official. Indirimbo yanyu uzayumvishwa n'umuturanyi, swate n'umu DJ wa downloadinze, nago nzirukanga ngo tuvuge ku ndirimbo. Ibyo narabikoze gihe kirekire. Ngo nyine views miliyoni. No. Hari n'akantu Kevin yavuze ngo hari n'ukuntu mujya mu interview ugakora interview iyo ndirimbo igakinwa afere karangiriraho. Ibyo bintu koko urumva yarakubeshye. Yigize imana no muri naho ngaho barayiki. No muri iyo interview. Ngese ko noneho n'ejo bundi nagiyeyo ntibanayiki. Ntabyo uzi se? Ndabizi. Ubwo se bagutabye mu nama kandi bajyanye mu nama. Rero ibyo bintu ntago umuntu yahora muri izo ngizo. Kimwe n'abantu bavuga ngo oya uretse gatoya ndi kujya gutaza kunyibagiza. Hari akantu wavuze ngo mbere barakubwiraga bati ntituzagutora muri Guma Guma. Mbarumbwira agahinda wibuka wagiriye kuri Guma Guma. Gakeya wibuka gake. Kuko ubushize bitubwira unyuraho kuko nagusanze no mu kazi sinabigiramo cyane show busy. Ariko waravuze uti hari inzu yanjye iri mu banyamakuru. Ako kantu karakomeye. Ako kantu se mbwira agahinda wagiriye muri Guma Guma. Mbabara ukadusangizaho gato kugira abantu bumve ko ibi bya Kenny Solo atari ukwigumura kw'abapeti nkuko babita. Guma Guma ntago abantu bajyaga yarabazonze. Ntago abantu bajyagamo kuko bafite tara irenze y'abandi. Guma Guma yajyagamo abantu bapanze ikibuga bazi bazi gushaka ukuntu nyine nimba wumvisha abantu bari butora abantu bajya muri Guma Guma nabwo buryarya buhari. Ugasanga kuko wumvishe ko JALAS azaba ari umujaji mu irushanwa runaka mu gitondo jara ko tuburanye umva amakuru sinisa mana amezi 3 tutavugana ngo se shako nakubiswe. Urumva ukuntu ibyo biboro byagendaga ngo duhure dupange se murapangi aho. Rero ntumvuga murapanga iki noneho nkanjye wiyaminiya uvuga uti bundi ngiye nakoze music yanjye nta muntu nshobora kujya gutigita. Ndamwibutsa ni Musa urahambere ariko ukumva umuntu umusaza akubwiye ngo bareka amata ngo amajingo usigaye ngo uramata mamasa. Shatse kuvuga iki ngo haha ngo reka nkwihorere akabara gukubye. Rero hagiye habaho ibintu byo kumva ko ushoboye ariko njyewe nibyo nanakomeje anyway. Njyewe nakoraga umuziki numva ko ibyo ndi gukora bitagendeye no kuri ayo mafaranga. Nimba ngiyemo nimba ntagiyemo singiyemo. No naje guhita mvumbura umuvuno wo kuvuga ngo nimba amarushanwa yose ahagaze hari kuba Primus Guma Guma Superstar, abahanzi bakunzwe bakoresheje imivuno bagiye mu ntara runaka. Kigali nasigaraga umva konseri nk'umunani umaye tarani umaye veni
umuhaye akajana ku buryo yajyaga kurangira n'ubundi imeze nk'uwari uyirimo. Wabyumvishe ubuzima burayiwaje aka kantu rero ngewe urabizi ko nubwo rwose tuvuga ibintu bimwe na bimwe abantu tuba twarabanye tuziranyeho ibintu bimwe na bimwe nuko nzi ko urugo mu bantu bagiye muri Guma Guma ukimara kuyijyamo umenya icyo gukora donc ibyo wabonye ubibyaza umusaruro mu buryo bwawe harimo kuba muri iyo minsi nyuma ya Guma Guma waranubatse inzu hagiye murimo yego nyuma yo Guma Guma imwe wabonye ukajyamo ugabona n'indi kontra y'indi company nayo itumanaho wubatse inzu abantu ndabizi neza nubwo bwose utari kubivuga nkabikuvugira nzi ko icyo kintu wahanganye nacyo nabonaga nta muwe ni ukuvuga ngo njyewe nabonaga abandi bantu bagura inkweto nje nkagura ikibanza urumva kuko navuga ati byanze bikunze wabona iyo ariyo Guma Guma ya mbere na nyuma ngiyemo ariko nuko abaguze ukuntu banye n'abatora kuko amakuru narayakururaga muri bisi nkumva ukuntu gahunda zigenda natekereza ukuntu njye ntabikora sha ndavuga ati iyi niyo ya mbere na nyuma nanjye aya mafaranga ntago nayakinisha kandi kuko niyo ya mbere na nyuma naringiyemo kandi nyuma yo haje izindi wanakoze amahiti n'ubu ndacyayakora erega umuntu ahitinga hari ikintu wibuka ukikigeragezo waba warahuye nacyo nyuma ukabona ko noneho ishyamba ryabaye ritakiri ryeru ukavuga uti nk'agasenariyo uzi gatoya wenda ukavuga uti namenye wenda nk'ikigiye ko umuntu yagiye nko gutora akavuga ati amajire kareka hoya njyewe ikintu cyambayeho Muhanga hari abafana bakodeshwaga kubera ukuntu twari tumeze nko muri competition nyine bashinzwe kumenaho inzoga yabaye deal ndende birasakuza nshaka no gusezera ndavuga no nakwisubira muri turaka twatu nato arambwira ati tuza ikindi man mujye mushimira umuntu buriya Bubu ni umuntu w'umugabo benshi mu bahanzi bo mu Rwanda ubona bameze neza ni Bubu oya ni Bubu ku izina ry'Imana pe ubu nko kuri iyi nzu urumva nk'igisenge na Nex ni Bubu ntago nakubeshye kandi ndamushujana ari kandi ni umuntu nyine ushyigikira abahanzi mani subizi cyane so rero kandi ikiza cya Bubu nkikubwire araguhamagara akakubwira ati amaji kuri ino nshuro ubushize nagwaye 500 ariko kubera ko nabonye washyizemo agakime cyane njye kuguha 800 ntundushye Bubu kintu namukundiye ntago ari wa muntu mbese wemera ibya mirenge atari mu bikore Bubu yarabikoze yarabidukoreye amafaranga kwemereye arayaguha niyo za akubwira ati ebyiri zawe senyisa yawe senyisa yawe nta bindi ntabyo kuvuga ngo ni ryari oya ibyo rero nibyo abantu bategura ibitaramo bagakwiye kwigira kuri uriya mugabo so reka ngo nkubaze igitekerezo rero rusange bya byose ibi bintu isaga warayikurikiye yose niki unenga Kenisol muri no saga nk'umuhanzi mugenzi wawe Kenisol nta kintu namunenga ahubwo namushimira ko yatangiye nawe kwisobanukirwa kuko nanjye ibyo bihe nabinyuzemo nibyo nakubwiraga Kenisol rero ndamushimira simunenga okay niki unenga David Bayingana yavuzeho yamuvuze nk'ikibazo ntago njya avuga ku bandi bantu ntago David Bayingana siko ari umuntu genzi ko yavugaga urubuga rw'imikino sinzi ibyo bavuganye ngenda avuga umuhanzi watangiye kwisobanukira witwara ki aganira naye mu Irene yavuze ati ntabwo yagombaga gutaginga his excellence nawe niko byumva niko uwo ni uko yabyumvaga wowe ubyumva ute donc uhagaze kuri
Yago ataginga his excellence kuri Twitter akavuga ati nyakubahwa tugire muri iki kibazo ukirebe cy'umuziki cy'abanyamuziki bacu. Ibyo ndumva wazabibaza Yago na Raki. Nje ntago ibyo bindeba. Wowe byumva utese uko wabyumvishe nyine simugira federation yose ndagira ngo numve niba urabibaza tuyisenge intore. Ahubwo nagira numve niba nawe ubona ko ikibazo cyayo gikwiye kujya ku mukuru w'igihugu ahandi hose cyarananiranye. Kuko mwe wowe ufite federation nayibamo ndabizi. Ubwo twako federation yagikemura ibibazo cyangwa ibiraho. Nibaringa nka za forum nzakubariza perezida wacu tuyisenge intore. Nago buriya iyo njewe sinkunda kuvuga ku muntu ibintu nka ibiraniraki. Ntago mvuga ku mazina ku giti cyabo ndavuga kuba ikibazo Yago yavuze yavuga ati umukuru w'igihugu niwe no nanone we Yago na maranga mutima ye ni tweet ye yabikoresheje wenda telefone ye umuntu naheraho n'umuntu ushinzwe imyidagaduro kandi nizeye ko hari minisiteri ishinzwe nyine ibyo bintu urubyiruko umuco siporo ndumva araho cyangwa se tekereza ko ngewe ukuntu umeze na tweetinga buriya hariya Beka Arena iri hari umutwara sibo waho narenganiye mu isibo yawe bigaheraho urumva hari umurenge kuko buriya ngiye mbifata nko kurenganya umuntu buriya ufashe umuntu ukamubwira ibintu azakora rimwe kabiri gatatu akitegura akadodesha imyenda agashaka ababyinnyi gukora izindi gahunda abarenganye sibyo ariko nago ku gitekerezo cyawe nka Maji wumva Yago yari guhera kumutwara sibo kuzamuka uwo ni Yago nkawe wahera kumutwara sibo. Hakizimana na Nyarwaya n'abantu babiri nkahera kubagiteguye nkahera nyine ngembe igenda gutya ni nko gusoma ishapure ku buyobozi bw'ibanze kuko ngewe nta nubwo burana ntari kuhava. Hari inzego z'umutekano hari iki so rero ntabwo so Amaji nsoza rero ntabwo nari gutwitinga soza ubona ari iki cyatumye ibi bintu bivumbuka kuri no nshuro warabivuze ntibyahabwa agaciro cyane kuki kuri no nshuro noneho bya boostinze cyane nuko nyine akebo batugereyemo nabo batangiye kukagererwa nukuvuga ngo abafana bakurikirana music nk'abafana ba Kenny Soul bari muri show hari ababyeyi bari bazanye abana babo kureba Kenny Soul hari abantu batashakaga no kureba n'undi muhanzi n'umwe utari Kenny Soul abo bantu batekereza icyo batashye bameze bate imwizi moso batashye bijunditse nde the Ben Kenny Soul wataje yes kandi batamubonye bishyuye nase ubwo urumva ahubwo Kenny Soul atari wabihombeyemo niwe rero niyo mpamvu rero wabonye abitangaza kugira ngo abafana be bamenye ukuri nyako kw'ibyamubayo wumvishe icyo kintu ahubwo iyo aceceka nanjye nari kuvuga atari kubura Kenny ni muzima ubonye stage nini nk'iriya baguhaye amafaranga urayariye wanze no kuririmba numva ngo bamuhembye ngo telefone arayanga telefone barayirya azayishyira nyirinzu ngo dore oya Bayingana yashakaga gukemura ikibazo no way none surambwira ko abandi bahanzi nta mafaranga babahaye dufite nk'amavideo Anita Pendo bari kumwishyura kuri Momo hanyuma si yo Momo cyo gihe yahise ipfa awamenye bivuze iki ni cya gihe bavuga ngo byana byiyemeza icyo kintu kiveho nta muhanzi munini nta muhanzi muto twese turi gushaka amaramuko
nta munyamakuru munini nta n'umuto cyane sibyo icyambere si inkuru se rwose uyu ntiyinjira twese ni 5D Mark Quat ni mikrofone marike ni zimwe aho tugiye ni hamwe urambwira ngo kuko ngo wizi Butare ngo we ngo vaho ibyo bintu bigomba gucika kandi ndabizi ko mubizi cyane nge narigobotoye nahanyu abasigaye keniso yarigobotoye abasigaye nahanyu abataramenya ukuri ukuntu kumeze nuko bimeze hari abantu bigize ngo n'ubu barabubwiye ngo yarambwiye ngo baramubwiye ngo The Ben ngo ni mukuru wawe ngo wamusapotinga nyeka ko The Ben yahamagara Kenisol director makamubwira ati you can support me ntago yari kubyanga hagati uwo muntu urimo rero aho ngaho niwe wabyishe kuko yaramubwiye ngo wowe uri murumuna wa The Ben icyo gihe urase ni Green P ni nokes none se kucu you can support him iyo ari ubufasha ari murumuna we sibwo ntiyamwihamagarira yego bati petit frère ariko cyakoza shows zisigaye zitsetsa ari ibintu mbona nkumva sinzi tu wabonye nito bari kumwishyura kuri momo rwose nawe dushimira na Dova Business Company kabisa rwose nabonye yahita mutwaza igikapu umusaza abantu bawe barahabaye pe ariko urabizi nyine Dova Business ni company nziza ngira ngo ni nawe yatwaye The Ben rwose menya rero namujyanaga na Mount Kenya he ngaho yakuye abafana yakoze after party yahakuye hari abafana bavuzwe ko bavuye Mount Kenya wa muntu oya abantu bavuga ibyo bashaka none se nimba yarabakuye haramaze ntose nimba bari bahari nyine noneho iye kuvuga ko kubafata ku mavuta yaravuze ati abantu binjiriye ubuntu none se ni show yande ya The Ben none se si haramaze njyewe ndi kuri ikibazo cyo kuri Kenisol gusa kereka nimba amafaranga bagombaga kwishyura abo bafana bakaba batarishyuye ariyo Kenisol yari gufata ariko ntushobora kumbwira ko event nk'iriya nini kuriya yabura amafaranga yo guhemba umuhanzi umwe so amaji dusoza rero isomo ni irihe ku bintu nk'ibi nk'umuhanzi munini mukuru nago ndi munini sindi mukuru ndi umuhanzi tu sempromo ibyo byonyine birahagije nk'umuhanzi isomo ni irihe kuri kese nk'iyi abahanzi bose bashatse bakwita aka Kenisol ubu nje nsigaye nitwa aka spectacular man ukuri kuranaryohera cyane tu man uzi ko buriya yari kugenda biriya bintu nabikore ntitumenye what's going on Kenisol ibiki n'ibiki we yaciye amazima yes none hari uwabimuvugiye abandi ngo ntago ari we ngo wabyanditse ngo ni umuntu uzi icyongereza ibyo birakureba wenda n'ubishinzwe yaramubwiye ati andika gutya na gutya na gutya na gutya urashaka gusebanya ntabwo ngo yabuze Hennessy ntabwo Kenisol ari kuri level yo kumbwira ko akora videos nka ziriya akora kwa Element Studio ko yaresuze ukuntu bayishyura ngo mbwire ngo abuze Hennessy ngo yange guperforminga cyo cyagaragara ko kumusebya aho kumusebya mani abasesenguzi bi wari wasebwaho kuriya nubundi guseba uzi ibintu bacebeje bananditse ngo ripu yapfuye banyanditse ibintu byinshi amaji yasinze amaji yibye ibyo byose no gushaka amaramuko menye ariko ntazamura umutwe nzahora mbivuga buriya ari akantu twakoranye interview
mani buriya nkimbajije kiriya kibazo mani uzi ko nanjye nkareba ngavuga ati nk'ubu ndagiye kubona umuntu wa Shadibu agashyizeho ndavuga nk'ubu iyo umbajije ikibazo gikomeye nk'uko bita bimera ni cycle mpita ntekereza ibintu byose muri rusange byambayeho ibirabire birizana mani abo twishimiye nibo batakariye abo twaho seke nibo nibyo romba mvuga reka gushimira ariko wakoze kwemera ko tuganira abantu batabonye Kenny bihangane bumvishe uko byagenze ikindi ibitaramo biracyakomeje mene impera z'umwaka hazaba ibitaramo ntago azabura ahantu bamutumira oya nibyo reka twizere ko buriya wenda biri busige impact positive cyangwa se biri busige ikintu cyiza birasiga impact positive ku bantu babizi banacecetse birasiga impact negative ku bantu babizi bari kubona bari gushyirwa ku mugaragaro ngo bazakora inama ngo bazimye umuntu sebe ko nta wayikora ngo abazime buriya nuko Kamishi yagiye baye ubwo ibihe byiza JALAS official ndagushimiye namwe murakoze